imace Maitre NZOVU na YAKA MWANA rimwe kabiri gatatu umugabo kagabo karakomeye YAKA iyo urongoye aka kanya uhita utera n'inda uri kubona uruhinja uruhinja mise ndubona mu nda ega YAKA ndamuzi n'umuntu w'umugabo iyo arongoye pa n'inda yiteye yinjira. Yes, reka nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje gukorera amafaranga muri uyu mwaka wa 2021 tuhuza umugabo wa mbere cyangwa se reka mbabwire ngenzeranye n'umugabo wa mbere ufite inda nini n'umusobanuzi witwa Junior Giti. Reka mvuge ngo Junior bimeze biti ibintu byawe ubundi ni neza, reka mwifurize umwaka mushya muhire. YAKA, hari umuntu wifuje gusura umuryango wawe na KEZA, uyu mugabo uramuzi, bamwita NZOVU, Maitre NZOVU. Ubundi ubu niwe ugomba kumwakira iwawe. Okay, Maitre NZOVU ni karibu kabisa, ndishimye cyane kukubona imbona nkubona. Najya nkubona kuri social media narakubona biri seriya, lakini mimi nafurahi sana. Urishimye? YAKA nawe ngo arishimye ko mbona mu rugo rwiwe, nanjye nabasuye n'umukunzi wiwe. Sibyo YAKA? Mbanje kubukura mu biganza. Washatse umugore mwiza ariko nubwo afite inda, ariko YAKA iyo urongoye aka kanya uhita utera n'inda. uri kubona uruhinja uruhinja mise ndubona mu nda ega YAKA ndamuzi n'umuntu w'umugabo iyo arongoye pa n'inda yiteye yinjira. Nako kanya YAKA iyo bitinze berapfa. YAKA no umugabo ndamuzi nawe yarongoye uyu munsi n'inda yise yinjira. Yarongoye uyu munsi ese wari uhari? Ariko hoya ntabwo nari mpari, ariko YAKA afite umugore mwiza bye. YAKA wamutekerezaga gute mbere ko dukomeza ikiganiro? YAKA namutekerezaga nk'umuntu usanzwe, ariko mariye kumumenya YAKA no umustar bye. Nemera cyane. YAKA, ukibona NZOVU bwa mbere ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se umubona kuri televiziyo, watekereje gute? Njye nkimubona kuri televiziyo nari nzi ko ari umugabo upima ibiro nka 200, ariko ndabona banatura urubavu rumwe. Biranshimishije rero kumubona imbona nkubone, tukavurema Maitre NZOVU. Mimi nafurahi sana kuko uburyo nakubonye nawe ukora ibitangaza kabisa. YAKA MWANA KEZA bimeze bite? nsawa cyane Sha uri igitomate koko? niko biraza erega burya byimenya ko nkiri mu rugo rushyashya. Burya ubugomba kugaragaza ko nyine hari ukuntu ushaka ko umugabo gakomeza kumagara nyine uko ari umeze tune bihinduke, ariko nyine ubona ko hari impinduka burya umugabo araguhindura. YAKA, wabyumvise ngo hari igihe ushaka umugabo ngo ukakomeza kumagara, ni ukuvuga ngo waramutoheje. Eki Oya, urabona nyine kubera yuko ubu ngubu afite umugabo yigengaho, ntabwo ari wundi ukujya gushaka ku ruhande wo guhita yigendera. Bafite uwo yiyoborera we bwite. Niyo mpamvu ubona ko ari kuyaga, urabona ni toto ni correct. Aravuze ati nyine iyo umugore ashatse umugabo hari ugomeza agakora iki akuma, ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo ngaroroshye ibintu ni yabyivugiye ariko ibanga niri ibanga nyine ni akazi kose. NZOVU urumva uko mbona sitagiye kurakara, shaka uwawe. Oya uzi impamvu se ndakaye? YAKA ngo aratosa sibyo? Ntese YAKA nanjye wazantije ukara ko naze ntosa kumurusha sibyo? Savura mugore ufite Ngewe oya ibiryo nibisangiwe, reka no tuzagurane YAKA ajye mu rwanjye nawe nanjye ngumane wo ganira nawe. YAKA waza kuri YAKA nyine. Uzi impamvu se avuze ko utosa cyane. Ntosiki Nibyo se koko? Ntosiki uburiri Shabyiho. Okay, NZOVU zabanze nyere kuwawe bamugani nkuko bivuze ngo kumagara, wasanga wawe yarumye cyangwa se ari mu kagatare, zabanze umunyereke banze mukubiteho ijisho ndebe ko twaguranaho wenda nk'iminsi 2. YAKA yabamenze ngiye mfite umugore w'umukonyi n'uvukiyo iwabo w'inka
njye nazishore umurongo gutya bagenda babara sibyo nakavugiriza ariko wowe uvukagane ko umugore wanjye ari umukonyi navukiye mu Mutara inahangahina uri kavukira mu mujyi wa Kigali umugore wanjye ashobora kuba byose kukuruta wabumenze umugore umukonyi n'amuzi yewe ariko wanjye se wari wamwumvaho ucyumva ko wawe ari uryoshye kurusha wawe avukira mu mujyi wa Kigali ushaka gutondeka amacupa nga y'inzoga nk'ikesi yose wowe akaza nkurikiye ariko wanjye n'inka zose 12 pa bivuze ngo nakurikira amacupa ngewe se sinkurikira nturo mu mujyi wa Kigali se nturo mu mujyi wa Kigali ariko mbona umureba cyane warebye imbere ya kamera havase aza gukora kuri rasiyo ya YAKA rasiyo nyine ngenda kwishyura rasiyo watanze uyu munsi rasiyo yanjye ngiyi niyo ngiyo mu ipantaro akirashara utanga rasiyo nziza n'imbarase damashi nangaye rero ndi kumwe na Maitre NZOVU guturuka muri Media muri film yitwa Maitre NZOVU ndi kumwe na YAKA MWANA guturuka mu butumwa bugufi na KEZA guturuka mu butumwa bugufi byiyongeyeho Madamu wa YAKA ubu yitwa KEZA Sandrine wa YAKA MWANA niko bimeze ahubwo ako kantu bagakuye ko ntaragatangaza ariko ni se wa KEZA wa YAKA ego ubu ngubu nongiyeho YAKA nyine ku izina ryanjye urabona abahinde hari ukuntu umugore aba yitwa izina ry'umugabo so naravuze ni kubera iki ntakitwa izina kugira ngo abone ko ndi proud ye so nitwa izina ry'umugabo KEZA wa YAKA uzi kure muri comment bavuze ngenda ndashaka gusoma comment imwe iri mu kiganiro YAKA hari umuntu wavuze ngo nkunda YAKA ni umurundi aravuga ati YAKA MWANA warahindutse wamubwiye ibanga hari umuntu muri comment mu kiganiro yaravuze ngo YAKA yarahindutse yakasiga asa neza ngo umaze kubyibuha ariga madamu buri hari ukuntu ahindura umuntu niba narogaga amazi akonje ubarabanza akayashyushya ngafata breakfast isobanutse atari bya bintu najyaga kurya mu maresitora wenda bakampa n'ibiryo byaraye bya biryo byaraye bantera zo muri resitora tuno turesitora tw'amafuti urumva naho ubu ngubu ngiye madamu arantegurira karantegurira uko bikwiye ntabwo ari bya bintu byo mu turesitora twandagaswi oya nabivuyemo niyo mpamvu ubona ndi kuyaga na keya zitandukanye mu ishuka urumva ko si très bien Maitre NZOVU wahuye na YAKA MWANA mwese muri babiri uyu mwaka wa 2020 ushize nimwe mwatrendinze ku mbuga nkoranyambaga cyane abanyamakuru bagiye batandukanye bajya bavuga ati Maitre NZOVU abandi ati YAKA MWANA yagiye avuga treme nyinshi zigiye zitandukanye sibyo YAKA MWANA ubakakanya n'icyo kibazo wamubaza YAKA MWANA ikibazo namubaza nge namubonye kare mbona ngira ngo mbese YAKA ntacyo upfana Nyirambogo ngenda mubaza ikibazo ntacyo apfana Nyirambogo ahubwo wowe ushobora kuba uri musaza kuko murasa cyane na size ebana uri sister nako ni sister wa uzi impamvu ngiye nkwaje icyo kibazo se we ingendo yawe ugenda nka Nyirambogo mwese mugenda gutya munaga akaguru sibyo wowe uvinimwe na Nyirambogo sibyo ngenda Nyirambogo nta kibazo turi bagufi ariko mu ngendo yanjye ntabwo ngenda nka Nyirambogo Nyirambogo agenda nk'umuntu ufite tije mu kaguru kandi menye ufite tije mu kaguru tije ndayifite mu kaguru ariko Maitre Mbogo Maitre NZOVU mva ngo Mbogo niba ari Mbogo nako NZOVU kuva navuka nibwo bwa mbere nabona umuntu ndushuburebure gene nzi kuri umugabo ufite nka metero zingahe uze kuza duhagarare hano ndebe metero ngusha gene nzi kuri muremure burya nukureshya ariko mushiti we Nyirambogo nanjye ndamusumba nubwo nsumbye santimetero zitarenze 10 ariko umugore umushuti we Nyirambogo murusha 35 afite metero imwe wowe kagiye nka 35 wowe ufite na 40 inaho ngaho ni 5 ndusha konyine ni 5 ya naga nasomba akire ku mugore namuterura niho bansomba kuko ari babiri ariko ntago nsomba cyane YAKA arakubajije ngo nta kintu upfananye Nyirambogo uhita umusubiza we nta kibazo afite wabaza nk'ibibazo bitatu wabaza uyu mugabo Maitre NZOVU irakungufu njya mbona utera
aba ariyo nyayo cyangwa ni montage. iriya kungufu ntera niyo rwose, niba ushaka nawe uze duterane nta kibazo, niyo nyayo. baze kuduha teresi ko nanjye niyaminiye ko ndi sentire ntwarira. Oya ndagukubita nindangiza nizamuke cyangwa nimanukire. Ubwo ninzamuka ndagaruka ngukandagira hasi, noneho ndabanza nzamuke hejuru ngukubita imigere nzamuka nongere manuke. Shaba duhe tugerageze icyo nzi cyo gusa. Madamu buri hafi uze kuntabara nubona bikaze. Umva utangiye kwitabaza umugore wawe se? Oya babiri bishumwe. Oya nimba utangiye kwitabaza umugore wawe, oya we ntabwo ushoboye none. Umva madamu, sibyo? Kora ahangaha, ntuzashaka umugabo nubwo mubana ubu ngubu, umugabo udashoboye niki, ariko ntubivuke. Nawamututse w'inshuka. Wamututse. Umugabo ushoboye niki ni umugabo. Niyo mpamvu ngukoze mu ntoki, sibyo? Ariko mbona umureba cyane. Taza kumurya. Mbona umureba cyane. Umva kugabura. Agura kawunga ariko ndakugura umuceri w'amakaroni. Yateye kadata we. Keza, nta kibazo ufite cyo kubaza Maitre Nzovu. Ndabizi urabifite. Mubaze nk'ibibazo ibyo ufite. Mubaza kuko Maitre Nzovu n'ubwa mbere duhuye, nanjye namubonaga gutyo nihitira, ariko numvaga nshaka kumubaza. Akenshi namumenye kubera ira filime nyine ya Maitre Nzovu basohoye. Nashaka kumubaza ukuntu cyenda kumera nk'icyayaka, ariko reka nanjye nyimubaza nsubiza ukwanjye bitandukanye. Hari ukuntu amanuka mu ijuru akagwa hasi afite twatuntu ubuhiri, twatuntu udukuni imyuko mu ntoki. Imyuko mu ntoki. Nyine ndagira ngo numve niba ari montage bashyizemo cyangwa se koko niba ushaka gutumbagirwa tumanuka hano ukabitwereka nabyo tubimenye. Ahubwo biriya bintu ni ukubeshya. Umuntu ava mu ijuru n'imyuko, mu ijuru basonga y'ubugari. Nasugo bavuye gusongera y'ubugari. None se mu ijuru Imana siyo irema ifu, mu ijuru naho barya ubugari. Ngiye buriya nimanukiye imyuko yanjye kuko numvaga ko abisi n'inkoresha yanyu ngomba guhura n'ikibazo, kandi imyuko yanjye niyo ndwanisha, sibyo? Iyo unaniye ku ngumi nkoresha ya myuko ngewe, sibyo? Nka kudoda nyine, nka kubita utubuno, nka dukubita nka imirishyi pa ukemera. Nka tujajara. Bana ndumva utoroshye bana Maitre Nzovu, cyakora biranshimishije gukomeye. Yaka, urebye Maitre Nzovu igihe watangiye kumubona cyangwa ubundi amazina witwaga yawe nyakuri na yahe muri filime abantu bazi? Ngewe amazina ya data na mama nitwa Bahizi Venose, ariko nakinye nitwa amazina menshi. Muri haranira kubona hereho nitwaga Nzovu, ndakomeza kuko yari kampani imwe, nkomeza muri Yisasiye nitwa Nzovu. Hari filime nakinye ndi umutekamutwe nshushanya abantu Nyabugogo nitwa Kamugi, sibyo? Ni nyinshi cyane niswe amazina menshi, noneho aho ngeze ubu ngubu ndimo kwitwa Maitre Nzovu. Ndi Maitre hakagereko n'izina bita Nzovu. Ni Yaka ntiyagutimbago. Yaka se? Yaka impamvu yankubita ari kumwe na sheri wiwe, kandi babiri bishumwe. Ubu sinarwana nabo kuko ari babiri, ariko umunsi tuzaba ari umwe kuri umwe tuzarwana, sibyo? Umugabo n'umugore bagukubita da. Ngo Yaka ajya ambwira yuko ntago twamenyanye nyine, we yaramaze kwiga ibintu bya karate, ngo nimba ari sentire ntwari hari ibintu ajya avuga nyine. Sentire wari deuxième dan. Yize nyine. Natangiye kuri style wa Dorio. Urumva ko azi ibintu bya karate. Ndashaka yuko kuzabona. Ndashaka kuko ambwira akazi karate cyane, ntabwo kandi ndabona rwana ngo mbona atera karate kuko njya mbona atanu utuntu tw'udukomere sikuru wabuze karate. Ntabwo njya mwigisha mu rugo. Nagira ngo nigira amahirwe ko umuntu uzi gutera karate neza, mbona ukuntu nyine atera sentire nyine nzanga ukuntu abikuko wasanga abantu burambeshya. Hari ukuntu haturangisha mu rugo, akurana ukuntu utuntu twagurishye. Ndashaka ko Maitre Nzovu na Yaka bazatera. Ndashaka kubona umugabo wawe bamutimba. Oya kandi azi kurwana ntabwo ahubwo niwe wamukubita. Kakambwira akazi karate nyine, kandi n'uyu ngo azi karate, ahubwo habasha ukuntu batunyuriza akantu nyine. Ubaka kandi twicaye gutya Maitre Nzovu na Yaka nibafatane gutya gutya, bapezanye gutya mu kirere, mupezanye turebe. Iyo match ndayongeza. Nzovu tugende. Ameza sari he? Ariko ntugire ikibazo. Oya nta kibazo ngira. Iyi match uyu ni umupira. Ngendaganisha hano. Ndakubita hari.
woga nishara kukimara imace Maitre Nzovu na YAKA MWANA 1 2 3 umugabo kakagabo karakomeye kakagabo karimo ba egoko YAKA ebara kakagabo karakomeye ba imace muyisubiremo imace arakwibye arakwibye musubiremo yararima yahagurutse man yahagurutse nawe yicare twagiye kuko ngendamo kurwana ko tugwa hano twagiye mupfuka hasi twicara aha ngaha ngenda shaka ko kuza kugwa hano hoya waba umenze YAKA ndabyanze ntahaguruke yakwibye mugume hariya ewe gadate we ubwo wowe witwa nde yewe we witwa Maitre Nzovu ntago mpindura uyu ni YAKA MWANA ndababarira 3 sibyo hagati hera hagati ni YAKA MWANA na Maitre Nzovu bagiye gukora umukino wo gupezanya twagiye 1 2 yabagaga YAKA MWANA akada ariko atirakora ni Maitre Nzovu ndamu gutwara sha kabiri kose Nzovu neme bibiri kuri 0 neme nahaze da nubwo nabize icyuya ndabikoreye urya iki wa mugabo ngewe se sha ko nukuvuye kurya nge nago nariye sasi se nari umpimyemo ibiryo winda igeze irye nge nago narivuye kuryaho nimba nare nawe wanyweye nimara kurya kahungu garuke oya gutsinze kabiri kose byo wemera iki ibintu nabibona mu bigaragara wenda ku giti cyawe wize karate sibyo amaherezo ndagutsindira amaherezo urumva wiyemera uzi gushaka umugabo udafite imbaraga none twamushize oya nako twavuze gusheta ariko mwapiganye gusa uratsinze urya neza nubwo ngo utsinze urya neza urya neza YAKA uyu mugabo wumvishije bimeze bite Maitre Nzovu byo urumva ko arakomeye ariko nanjye mu minsi iri imbere nimara gutamira kawunga neza ntari gusoma ku icupa bimeze bite igwe medi iragabura akugira gutya turebe YAKA akoraho wumva ako nta kintu cyebereyemo ubu KEZA ntiyagupeza aya KEZA sinzi umugabo mwese sinamutsinda n'umugabo aramunanenge ntago naje ahise yemera yes rero YAKA MWANA na Maitre Nzovu byibura nka YAKA MWANA akubwiye ngo mukorane filime ubona mwakorana twakorana ni umusitari nanjye nka umusitari binyuze mu nzira nyayo bitewe n'abayobozi bacu twakorana kandi twakina akantu keza ubaka cyangwa wena YAKA urumva mwahimba nk'indirimbo ukoze nk'indirimbo indirimbo nayo yakundwa bibaye byiza yakundwa akareba indirimbo ya Maitre Nzovu na YAKA MWANA yabari twayita ngo iki YAKA twayita ngo Maitre nayishakirize ngewe iyo ndirimbo yaba yitwa ngo iki ngewe ni YAKA MWANA featuring indirimbo nayita ikinyejana sibyo yaba ari indirimbo y'ikinyejana mbese ikinyejana sibyo yaba ari indirimbo nziza cyane Sandrine ukurikije Maitre Nzovu cyangwa ukareba YAKA MWANA ubona ejo habo hazaza wenda YAKA MWANA n'umugabo wawe muzabyara abana ahungu nakobwa amazina ndayibuka mwatubwiye ubushize ubona aba bantu muri industry nyarwanda baza bafite akahe kamaro mu Misiri ni kuvuga ngo bose uko bameze bari kubaka ikintu muri no industry nyarwanda bose n'abakinyi ba filime ku rundi ruhande baba n'abakinyi ba comedy
ni abantu rero barimo kubaka ikintu kigaragara kuko mbwira n'abandi bantu bose bakeneye kugira ngo bige gukina cyangwa se bari kwifuza kujya muri filime ubundi uranza ugira umukinnyi kubera intangarugero sibyo bose bazi gukina bose bamaze kumenyekana bihagije uvuze yaka nta muntu utazi yaka uvuze Maitre Nzovu abantu bose baramuzi burya n'ujyandi uhita umuntu akavuga ati dore yaka wahita uti nta muntu wibwiye ubu maze gukubaka ikintu hagati yawe n'abantu so ni ikintu kirekire bamaje kugeraho mbifuriza no gukomeza kariyeri yabo kuko bari kujya ahantu heza icyambere bari kutwigisha natwe ubwacu bari kwigisha abandi bana nyarwanda bakiri kuzamuka so bakomereza aho ngaho kabisa bari gukora fresh. Wowe noneho iyo wirebye ubwaye ku giti cyawe ubona noneho urwego umaze kugera ubana na yaka ari uruho ukurikije na comment usoma urwego rwo rurashimishije kubera ko twatangiriye hasi ariko tumaze kugera kure so ni benshi baduciye intege ni benshi bambwiye ati uri kujya mu nzira mbi yakamute yakamureke ariko burya iyo utakurikiye amagambo arabizi no muri comment barabyandika yakamureka ariko burya buri muntu hararira icyo ashaka sibyo kandi ntago ubuze ikintu umuntu ashaka iyo agiye gushaka cyangwa se ari kumwe n'umuntu w'inshuti ye aho twashakaniye rero ni ibintu byinshi nagezeho gukina kwanjye kuraguka kuko urabona gukina filime baba bakeneye umuntu uri public cyane so urumva ahantu ashobora kujya gukina bashaka kumubwira ati tuzanire madamu wawe dukinane turamukeneye aho bankenera nawe baramukenera akenshi aho agiye nanjye barankenera urumva ni ikintu kinini byonyine mpuye na Maitre Nzovu bwa mbere wenda nuko ndi madamu yakabasanga bamvu duhuye ni ibintu byinshi bingejejeho kandi burya buri kintu uragiharanira yakana murwaniye abantu barabibonye so mvuze yuko ro kuri iki gihe biri kumbyarira umusaruro sinaba mbeshye wasanga na Maitre Nzovu tuzanakinana nta wamenya nyine ngakina n'icyamamare kijya mu ijuru kikagaruka urumva kidapfuye umuntu uguruka burya kubuziranye n'umuntu ukora izo tekinike nanjye wasanga zanzamura kwaje urumva ni ibintu akuzamura kujyana mu ijuru sujye ubona se kakina zamuka zamuzamura none se urafushye umuzi namuzamu yiriye ntabwo azakugarukaho hano kuri isi nzamubana hafi nk'amezi nk'abiri umuburi wakubije ngo umunsi yanzamuye hejuru cyane none ushaka kuzamura oya Maitre gushaka kuzanzamukanira umugore akumva bareta ntago ari none bizaterwa nawe ariko ikintu cya mbere nuko Maitre Nzovu ndamushimira kuko nkunda kumureba cyane ni umugabo wiyubaha sinzi nimba afite umugore cyangwa atamufite ariko burya uyikurikirana umuntu wenda ndavana umenya amakuru yose ariko ni umuntu uzi gukina cyane ni umuntu wasetsa burya iyo umuntu abasha kujya imbere ya kamera ni benshi badashaka kujya imbere ya kamera ngo bavuge ariko niba ushobora kujya imbere ya kamera ukavuga ibyo yakubajije ugasubiza neza uba watangiye akazi neza so Maitre Nzovu ndamushimira so nkunda kumukurikirana kandi nanjye please ujye nkurikirana ntabwo kina nanjye nkibagirwa Nzovu ngiye kuguha iyi mikoro yifate gutya uri kumwe na yaka MWANA na madamu yaka MWANA babaza ibibazo ushaka yaka MWANA hagati y'umugore we nawe murutanwa imyaka ingahe umugore wanjye murusha imyaka 6 imyaka 6 ni ukuvuga ko ufite imyaka ingahe imyaka se ni ngombwa kuyivuga imyaka ntabwo nyivuga kuko avuze ko akurusha wowe ufite ingahe ntabwo nyivuga imyaka nyine wowe menya yuko wandusha 6 yaka wowe ufite imyaka ingahe wowe ufite imyaka ingahe madamu wanjye yanze kuyivuga ushango zikumwitira mu rugo wowe oya ubwo mbagira ngo menye umugore wafite kuko arayimbye ngiye nkurikiza ibyo madamu wanjye ufite natamenye umugore wawe ntayo tukubwire ibi ni ibibazo none yaka n'umugore we yakarusha umugore imyaka 6 ariko ntago nashaka kumenya iyo umugore afite niyo yaka kuki utivuga imyaka yawe navutse amasaka yize ubwo none umugore we yavutse batema amasaka nibyo batema ibi si ibibazo na ibibazo biri byo tukubwiye niko bimeze umva yaka ibyo tubyihorere yaka utangira sinema mu Rwanda bitangiye mu mwaka ntangira sinema mu Rwanda natangiye mu mwaka wa 2020
ubu ni ukuvuga ko ubu ni umwaka umwe umaze kuko twagiye muri 2021 ubwo ni umwaka umwe nturawuzuza neza kuko bitewe ubwo hari mu kwezi kwa kangahe ntabwo byibuka ibintu byose ntuzi igihe wavukiye ibintu byose ntabwo ubyibuka ntabwo ruva ntabwo byibuka sawa Nzovu YAKA MWANA ururimi ushaka kumubaza amatariki Kinyarwanda n'uruhe ngewe ururimi wenda gufatira mubaze ikibazo mu rurimi ushaka YAKA ndetse Kinyarwanda YAKA numvise azi igiswahili cyane niringara nk'umuntu watutse muri Kongo ahubwo reka mbanze mubaze ikibazo reka mubaze akabazo kamwe uzi iringara n'igiswahili waba waratutse muri Kongo niho naturutse cyangwa nawe ugiye kumenya ko waje uri umusirikare oya naje nk'umuturage uhungiye mu Rwanda uhungiye mu Rwanda cyangwa wari uvuye mu Rwanda uhunze usubira muri Kongo urongera uratahuka ngiye mvuka muri Kongo nahungiye mu Rwanda muri Kongo hari ibibazo uhungira mu Rwanda okay nanjye mu bantu bakwakire neza nimba waraje uhunga Kongo abanyarwanda twebwe tuba twiteguye kwakira impunzi natwe turakwakiriye YAKA nanjye mu bantu bakwakiriye ndimwo Maitre NZOVU ndakwakiriye nimba warahunze uva muri Kongo kaza mu Rwanda turakwakiriye abantu murakoze cyane ariko amwanyakiye kuva kera ntabwo ari bwo naza amaze igihe naraje none se muri Kongo waje uhunga iki ko wagira ngo ni HCR iri kumbaza uzi ko ibibazo bajya babitubaza muri HCR ngo nahunze iki umbwe ngo warahunze rega nibyo wahunze iki uva muri Kongo winjira mu Rwanda nahunze intambara Yes YAKA MWANA Maitre NZOVU uyu mwaka turawutangiye ufite izihe ngamba zihe wowe Maitre NZOVU kwanza ni izihe ngamba ufite ingamba mfite muri iki gihe 2020 twakinye cyane izina ryanjye rirazamuka Maitre NZOVU ryazamutse muri 2020 ariko ntitaye hari igihe umuntu ahura n'ibigeragezo ariko ibyo bigeragezo umuntu agomba guhura nabyo tugomba kubishyira hasi tugakomeza tugakora cyane mbese industry mu Rwanda ikakomeza igatera imbere sibyo haba nkatwe bo muri Maitre NZOVU babarizwa muri Igwe Media tugakomeza tukazamuka ndetse tugakomeza tugafata umwanya wa mbere nk'uko twari tuwufite muri 2020 tukagera ubwo tukanazamuka tukarushaho ariko nanone ndifuriza uyu muvandimwe wanjye YAKA turi kumwe ko twakomezanya urugamba rumwe muri industry nyarwanda tugakomeza tugatwika haba muri East Africa haba muri ibi bihugu bya East Africa ndetse no ku mugabane w'i Burayi abatureba baba muri Amerika haba muri Australia haba tugakomeza tugatwika industry mu Rwanda mbese tugatera imbere nk'uko Nigeria Tanzania n'Abagande bateye imbere natwe tukwimva ko abanyarwanda turamutse duhuye n'Abatanzania n'Abanigeria ku buryo natwe twabarya isata mbese twabarya inamba tukabambire mbese ukurikije ibyo Maitre NZOVU avuze nta kindi wongeraho cyo nakongeraho nacyo ibyo Maitre NZOVU avuze nibyo tugomba kuzamura industry nyarwanda tugatwika nk'uko abivuze kandi Maitre NZOVU ndagusaba gukomeza kubaka izina ryawe kandi nayo ndifuza gukomeza kuzamura izina ryanjye uyu mwaka ntabwo tugomba guhagarara n'abaduca intege n'ubwo bahari ntabwo tuzahagarara tuzakomeza twubake amazina yacu thank you very much hari abantu bari i Burundi YAKA ndagira ngo ubwire abantu bari i Burundi abantu bagukurikirana pe bagukunda kuruta uko ubyumva ndagira ngo ugire ikintu babwira abantu bari i Burundi bagenera ubutumwa abantu bari i Burundi okay abakunzi ba YAKA bari Burundi ndabashimira cyane kuko numva yuko i Burundi rwose mfite abafana benshi cyane ntabwo ari we wa mbere ubimbwiye mbyumva n'ahandi ku i Burundi mfite abafana benshi cyane so ndabashimiye cyane abarundi muri rusange n'abanyarwanda bari mu bindi bihugu n'abafana banjye bose bari hanze y'u Rwanda ndabashimiye cyane courage asante sana KEZA abantu b'i Burundi bakurikirana wowe urugo rwa YAKA wanditse ngo iyi niyo couple ya mbere mu Rwanda nkunda
abivuga gutyo yakanuko yabivuze. Reka nze ndebe mu gihe Keza bari gusubiza iki kibazo, nze ndebe kuri comment nsome n'izina ry'uwo muntu ubundi dukomeze. Abantu babakunda ni gute? Abantu b'i Burundi ndabashimira cyane kuko abantu bakunze kudukurikirana cyane ni abarundi n'abantu baba muri Amerika bakunze kuduhumuriza ku rugo rwacu, n'abantu bakunze kungira inama, harabampamagara bambwira ati komeza wihanganira ibigeragezo, kubaka ni kubimera kuko barabizi ibintu bimbaho. Hari benshi baba bifuza kunsenyera ariko barambwira ati komeza mu nzira yawe, komeza kwihangana, kubaka niko bigenda. Ndabashimira cyane, n'abantu bakunda kudukurikira, n'abantu bangira inama nyinshi kandi mbabwira ko inama mungira nzikurikiza kandi arizo zituma ngeza kuri iyi saha ndi kumwe na YAKA. Ni naho hantu hambere ubundi wubakira, burya iyo umuntu akugira inama ukayikurikiza no hantu hambere wubakira. N'abantu nshimira cyane, nshimira n'abaduca intege kuko nta byera ngo de, hari n'abaduca intege bavuga ko ibyacu ntaho bizagera, nta ntego bifite, tutazubaka. Ariko nabo ndabashimiye ko baba berekanye ikiri mu mutwe wabo. Gusa abadushyigikire, abadufasha, so abatugira inama ati mukomeze mwubake niko zubakwa, ndabashimira cyane, mbabwira yuko nanjye nzubahiriza inama zanyu kuko inama zanyu nizo zitwubakira. Buriya iyo wumva inama bakugira mu rugo rwawe, mu buzima uzubaha inama, kuko umuntu niba afashe gutya umwanya akavuga ati wubake neza, wihangarugira kwihangara, ni umwanya baguhaye kugira ngo agufashe kubaka urugo. So nabantu nshimira cyane mbikuye ku mutima, so mbifuriza n'umwaka mushya muhire, mbabwira yuko inama zanyu tuzikeneye. Nkanjye ugishaka vuba ni ibintu binshimisha cyane kuba numva ko hari umuntu ntekereza avuga ati nkunda ukuntu meze, nkunda ukuntu ufite umutima ukomeye, nanjye bimpa imbaraga zo gukomeza kugira ngo nihanganire bya bigeragezo byose ncamo nyuramo. Yes. Hari uwitwa ubu butumwa n'ubwa Keza na YAKA MWANA Maitre NZOVU ihangana. N'uwitwa ngo heritage yaranditse ngo Keza Kongsi kabisa wakoze akazi gakomeye, YAKA yarahindutse ku buryo bugaragara, Imana izaguhembe. YAKA yumvishe ubutumwa bw'uyu muntu wumva bimeze bite? Kuko Keza yakoze ibintu bikomeye muri wowe. Yarakoze kumuha courage kandi azakomeza dushyigikire, numva nta kintu narenza. Ngo Keza yakoze ibintu bikomeye mu buzima bwawe. Ariko wibyibazaho nabikoze, burya umugore ni uhindura umugabo. Kimwe nuko umugabo yahindura umugore mu gihe umugore nyine agira udukosa, sibyo kumuhindura. Bwo naramuhinduye cyane mu buryo bugaragara n'ibintu namwe mureba, kandi nta nubwo ari nikoze. Burya mu buzima uzahindure umuntu mubana mu rugo, mu buzima uzahindura umugabo wawe abe ushaka ko yaba we. Byarabaye, ntabwo byari byoroshye ariko nabigezeho, sibyo n'ibintu bitaba byoroshye, ariko bwa nyuma na nyuma biri kugaragara n'abantu bari kubyibonera ko byabaye. Gusa nabo ndabashimira kuko nagendeye ku nama zanyu. Ikibazo gikurikira kirabaza YAKA ngo waravuze ngo Shadibu ni mwiza pe, ngo ubu Shadibu akakanya ngagusabye ngo mukore ubukwe wowe nawe, ngo wata Keza subiza uyu muntu. Ngo waravuze ngo Shadibu ni mwiza, ngo kubana na Keza ubakakanya. Shadibu akubwiye ngo mubane watandukana na Keza? Subwo nakora ubukwe kabiri wasezerana kabiri se. Shadibu navuze ko ari mwiza ariko ntabwo ruti umugore wanjye, ko umugore wanjye niwe mwiza kubera ko ari we turi kuba. Shadibu nawe ni mwiza ariko umugore wanjye niwe mwiza kuri njyewe. Wabonye umugore wa YAKA? Namubonye. Wamubonye? Namubonye. Avuga ati ni mwiza? Ni mwiza ariko nuko yifuza ngo tuzazamukane hejuru. Ubwo se nimba ari umugore mwiza naramuka ageze hejuru ashahajya atazagaruka kwa YAKA. Yes, platform mukoresha, imbuga nkoranyambaga mukoresha kuri Instagram yawe witwa YAKA OG. Bajye kuri Instagram yawe bagufollowing. Keza yitwa Keza wa YAKA kuri Instagram nawe mumufollowing. Mujye kuri Igwe Media TV Maitre NZOVU. Naho bakore subscribe, bakore like, bakore share ndetse bakore na comment. Ugira Instagram? Oya ntayo mfite unga ko ngiye kuzayishaka nzakugura uyifasha. Instagram ni iki? Ni urubuga bagomba kukureberaho. Rumeze ute? Ine ndabikubwiye ndetse urambaza ibihe. Ibindi by'ibi. Ni urubuga rumeze gute? Nyine bashaka gushaka amakuru yawe bakakubona. Ni rwo Instagram. Byose. Facebook? Na wasutwa byose. Facebook ni iki? Awimbaza ibyo ngibyo, wimbaza bibi oya.
Yaka wakoze. Okay, asante sana. Yawe TV, subscribe, comment and share. Thank you. Keza nawe wakoze. mwakoze cyane. umugabo ko asize umugore aramundekeye sha uruma Yaka. igendere Yaka bye bye sha okay Murakoze cyane.